tubashimiye ko murimo kutwumva. Nta rukundo rw'ukuri rubaho nk'urukundo dukunda ibiryo. Usibye kuba umwana avuka bagahita bamushyira ku ibere ako kanya nk'igikorwa cya mbere akoreye ku isi, abafite imyemerere ya gikristu bazi uburyo kimwe mu bikorwa bya nyuma Yesu Kristo yakoze hano ku isi, kimwe mu bikorwa yakoze mbere y'uko apfa, ari ugusangira n'intumwa ze. Hanyuma afata umugati, ashimira Imana, arawumanyura, awubahereza avuga ati, iki ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa, mujye mubikora namwe bibe urwibutso rwanjye. Niko yababwiye. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Ibiryo bisa n'indorerwamo abantu bashobora kwirebamo bakimenya. Ahantu hose uzajya, igihugu cyose uzajyamo, uzareba ibyo barya byonyine bizaguha amakuru y'abo bantu abo ari bo. Kwiruka ku buryohe bw'ikiribwa cyangwa se ikinyobwa runaka biri muri twe imbere. Umuntu wese wabonye uruhinja rukivuka arabizi ko ikintu cya mbere rukora rukimara guhumeka umwuka wa mbere hano ku isi ari ukujya konka. Kurya ntabwo ari byo dukora, ni ibyo turi byo. Kurya bitanga umunezero, kurya bituma tubaho, ariko birenze ibyo kubera ko binubakiyeho umuco, imiterere ndetse n'imigenzo. Mu bihe by'ibyishimo n'umunezero abantu baba bashaka kurya byose kandi byinshi. Mu bihe by'akababaro nk'icyunamo, nko mu gihe abakristo bazirikana urupfu rwa Yesu Kristo, hari ibiryo batarya. Ibisobanura ko kurya atari ugushaka intungamubiri gusa. Ifunguro rya mbere dufata tukigera ku isi ari ryo amata cyangwa se amashereka. Usibye gutunga urwo ruhinja, konka ni n'igihe umwana yumvana kandi akegerana na nyina. Ni igihe cy'umushyikirano hagati y'umwana n'umubyeyi. Umubano w'umwana n'umubyeyi uremwa mu gihe cyo konka. Ni kimwe no gusangira n'abantu ku meza. Igihe cya COVID-19 cyatumye abantu basobanukirwa uburemere bwo guhurira ku meza no gusangira n'abantu. Kuba abantu bari hamwe bagateka bagasangirira ku meza amwe bifite umumaro urenze gushira inzara. Reka tuvuge ku biryo. Abemera bavuga ko ubuzima turimo uyu munsi bwakomotse ku muntu umwe wigeze kurya ibyo yabujijwe kuryaho. Kuko witaye ku magambo y'umugore wawe ukarya ku giti nari nakubujije nkubwira nti ntuzakiryeho, ubutaka buravumwe ku mpamvu yawe. Uzabukuramo ikizagutunga bikugoye iminsi yose yo kubaho kwawe. Uzakwerera amahwa n'ibitovu, maze uzatungwe n'ibyatsi byo ku gasozi. Umugati wawe uzawurya wiyushya kuya kugeza ubwo uzasubira mu gitaka, kubera ko aricyo wavuyemo. Koko rero uri umukungugu kandi uzasubira mu mukungugu. Byanditse muri Bibiliya ntagatifu mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 3 umurongo wa 17. Abantu ba mbere Imana yaremye yababujije ikintu kimwe gusa, kurya ku rubuto yaberetse, ariko iki nicyo bakoze. Ifunguro ridutunga riduhe none. Nta buryo na bumwe twari kwibagirwa uyu murongo mu isengesho. Kubemera ihindagurika ry'ibiriho, mu myaka miliyoni 9 ishize nibwo inguge zisa natwe arizo bakurambere bacu zatangiye kumanuka mu biti aho zari zimenyereye kuba, zitangira guhigira hasi mu mashyamba no mu mukenke hano muri Afurika. Icyatumye ziva mu biti zikaza hano ku butaka zigatangira kugendera ku maguru abiri, icyo kintu twebwe abazikomotseho twamaze ibihumbi by'imyaka tutakizi. Uyu munsi bitekerezwa ko igifu kiri mu busa aricyo cyatumye izi nguge zihagarika kurira ibiti, ahubwo ziramanuka ziza hano ku butaka kwahigira mu mashyamba no mu mukenke. Mu myaka miliyoni 7 ishize ikirere cyo muri Afurika cyarahindutse cyane. Amashyamba menshi aracika, ahubwo ibyatsi birakura cyane. Ibyahaye amahirwe ibinyabuzima by'amoko atandukanye, byaba ibimera ndetse n'inyamaswa, amahirwe yo kororoka cyane. Izi nguge zategetswe guhindura imirire. Zitangira kurya ibimera, byaba ibyo ku butaka ndetse n'imbuto zo mu biti hejuru, ndetse zirya n'izindi nyamaswa z'amoko atandukanye zororokera aho ngaho. Ikibazo nuko ibyo zaryaga icyo gihe byari ibiribwa bitanga ingufu nke mu mubiri. Bibarwa ko kugira ngo zishobore kubona kalori 2000
ni ukuvuga ibyo kurya bihagije umuntu umwe ku munsi, byasabaga kumara amasaha 6 zihekenya ibimera, imbuto n'ibindi. Zari zifite inzasaya nini cyane kandi zikagira amenyo akomeye ku rwego rwo hejuru. Mu myaka miliyoni 2 ishize nibwo hatangiye kubaho abantu benda kumera nk'uko duteye, bafite inzasaya nto, amenyo 32, amagufa arambuye ku buryo bahagarara bakema. Izi ni impinduka mu miterere y'umubiri w'umuntu zaturutse ku ivumburwa ry'umuriro, bagatangira kurya ibihiye. Kugeza ubu ntabwo bizwi aho kuvumbura umuriro byaturutse. Hari abatekereza ko inkuba yakubise igiti kigafatwa n'inkongi y'umuriro, bityo abantu bakabona umuriro ku nshuro ya mbere. Hari n'abatekereza ko ikirunga gishobora kuba cyararutse kigasohora ibikoma byaka umuriro, bityo abantu bakabona umuriro ku nshuro ya mbere. Bagomba kuba barariye inyamaswa yishwe n'inkongi y'umuriro, bakumva iryoshye kurusha uko baryaga inyama mbisi. Usibye kuryoha, byanoroheje igogora. Igifu cyabo cyahise kiruhuka kubera ko kurya ibihiye byari bimeze nko kurya ibigogoye. Bavuga ko kuvumbura umuriro byaremye igifu hanze y'umubiri w'umuntu, kubera ko kubirya bihiye byabaga bimeze nk'ibyagogowe, bityo igifu ntikigira akazi kenshi. Uyu munsi uburyo duteka, uburyo turya, uburyo dusangira biri kure cyane yuko abatubanjirije baryaga. Kurya ni ururimi rumwe abatuye isi yose bavuga. Ibyo turya tubicisha hamwe, imibiri yacu ikabyakira kimwe, nubwo ibyo byo kurya byo biba bitandukanye. Kubera iki turya ibyo turya? Kubera iki hari ibyo tutarya kandi atari uburozi? Mu mwaka w'1924 umushakashatsi witwa Raymond Dart niwe wavumbuye ibisigazwa by'umubiri w'umuntu bikekwa ko ari we mukurambere wacu twese muri Afurika. Raymond Dart ni nawe wakwirakwije ibirebana no kuba abakurambere bacu bararyaga inyama cyane. Mu nyandiko ze zo mu 1950 agaragaza ko abakurambere bacu bari ibinyabuzima by'ibiryanyama byo ku rwego rwo hejuru. Iyo avuga aba bantu babayeho mu myaka ya mbere y'ubuzima hano ku isi, abagaragaza nk'ibinyabuzima byabagaho ari uko byavushije amaraso izindi nyamaswa kandi bikaziteza ububabare butagira ingano. Yagaragaje uburyo aba bantu baryaga inyama bitandukanye n'uburyo twebwe tuzirya uyu munsi. Bicaga inyamaswa bagahita bayirya ako kanya, amaraso yayo agishyushye n'inyama zayo zikiri mu buzima. Bitekerezwa ko kurya inyama kwabo ari byo byatumye ubwonko bwabo bwaguka kandi bakagira ubwenge n'ingufu biruta iby'izindi nyamaswa, cyane cyane zirya ibimera. Ubwonko bwacu bukoresha 20% by'ingufu zose z'umubiri iyo twicaye cyangwa se turyamye nta kintu turimo dukora. Ni mu gihe ubwonko bw'inguge zitunzwe n'ibimera bwo bukoresha 8% by'ingufu z'umubiri wazo. Uku gukoresha ingufu nke bigomba kuba ari byo bituma tuzirusha ubwenge. Ubwo abantu batangiraga guhinga no korora, aho bafashe zimwe mu nyamaswa bari basanzwe bahiga bakazizana aho baba, bakazifungirana zikororoka, bakajya bazibaga batiriwe bajya kuziruka inyuma. Bagafata zimwe mu mbuto bajyaga bajya guhiga mu bisambu bakazizana hafi yabo bakazitera zikamera, bakajya bazisarura batiriwe bazihiga. Mu guhitamo inyamaswa bajya korora ntabwo bafashe izo babonye zose. Bahisemo inyamaswa zitonda, zitarwanya abantu, ku buryo nibajya bajya kuzirya zitazajya zibagora. Bahisemo inyamaswa zororoka vuba ku buryo idatinda kubyara, kandi zikaba inyamaswa zishobora kurya ibintu biboneka cyane, byaba byiza zikaba indya byose. Inyamaswa yujuje ibi ngibi yagize amahirwe yo kororwa n'umuntu. Ubwoko bw'inyamaswa abantu bahisemo korora bwagize uruhare rukomeye cyane mu mahitamo y'inyama abantu barya n'izo batarya. Izo batarya si uko ari uburozi cyangwa se si uko zishobora kubagirira nabi. Oya, byose bishingiye ku myizerere n'amarangamutima. Bishingiye ku cyo bise carnisme. Carnisme ni imyizerere y'uko zimwe mu nyamaswa ziribwa mu gihe izindi zitaribwa. Carnisme ni ijambo ryavumbuwe n'umuhanga mu iyigamitekerereze n'imyitwarire y'abantu ku mirire, Melanie Joy. Kuri we, ku isi hari amoko 8,700,000 y'inyamaswa, ariko abantu bahisemo amoko make y'izi nyamaswa bavuga ko arizo zonyine ziribwa, ariko nazo zikagenda zihindagurika bitewe n'ibihugu n'imico. Inyamaswa zigira uburozi zizwi ni nke. Hari nk'amafi yitwa fugu. Aya aba yifitemo uburozi bwakwica uramutse uyariye. Inyamaswa nyinshi zishobora kuribwa, ariko abantu bahisemo kurya zimwe kubera impamvu zirimo imico n'amarangamutima.
Amarangamutima atuma abantu benshi batoranya mu nyamaswa boroye, zimwe bakazirya, izindi ntibazirye kubera zimwe mu mpamvu byemezwa ko atari ukuri. Kera cyane abantu bataratangira gutura, guhinga no korora, mu nyamaswa bahigaga bakazirya hagomba kuba harimo n'injangwe, imbwa, indogobe, ihene, inka n'izindi. Aho bamariye gutangira korora, buri nyamaswa bahisemo korora bayoroye kubera impamvu bayishakamo, nta rundi rukundo. Inka n'ihene n'intama bazoroye ngo zibahe amata, uruhu n'inyama. Injangwe n'imbwa bazorora ngo zicunge umutekano wabo n'ibyabo. Indogobe bazorora ngo zibahekane n'ibyabo. Izi bororeye kubakorera akazi nk'injangwe, imbwa n'indogobe bazishyizeho amarangamutima menshi yabo, ndetse henshi bazita n'amazina. Kubera ibyo zibakorera n'uburyo babana, banibeshya ko zizi ubwenge kurusha izo bahisemo kujya bica bakazirya. Nk'urugero, mu bihugu byinshi ntabwo barya indogobe kubera ko bazifata nk'inshuti magara y'abantu, kubera ko bazigenda ku migongo bo n'ibyabo. Igihe kinini bagahorana nazo, bakabona uko zitwara, ariko cyane cyane bakavuga ko ari inyamaswa z'indahemuka kuri bene zo. Ikindi gituma batazirya ni iyobokamana. Baba Abayahudi, Abakristo n'Abayisilamu, aya madini yose afite amategeko abuza abayoboke bayo kurya indogobe. Mu mwaka wa 732 wari umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Gregoire wa gatatu yabwiye Abakristo bose ko ntawe ugomba kurya indogobe kubera ko ari inyamaswa idatunganye kandi inyama zayo ziribwa n'abapagani. Mu myaka y'1600 ibihugu byose by'Uburayi byari byarabujije abaturage babyo kurya inyama z'indogobe. Nko mu Bufaransa ho bari baranashyizeho igihano cy'urupfu ku muntu wese uzafatwa yariye indogobe. Kugeza ubu mu bihugu by'Uburayi na Amerika nuko bikimeze. Iyo bakumvise wariye indogobe babifata nk'ibara. Abanyaburayi ba mbere bagiye gushinga Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo bajyanye iyi mico muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku buryo no muri iki gihugu naho batarya indogobe. Gusa muri Afurika no muri Aziya indogobe barazirya nta kibazo kubera ko yasa amateka yabo. Kuri bo indogobe ni amatungo nk'andi yose, nta mateka bafitanye. Kubirebana n'imbwa, byagenze bite ngo abantu benshi bareke kurya imbwa? Byemezwa ko abantu boroye imbwa mu myaka 10,000 mbere y'uko borora indogobe. Imbwa zatangiye kororerwa bwa mbere mu Bushinwa, aho zafashaga abantu imirimo. Zo ntabwo zigeze zigira amahirwe yo kurindwa n'amadini ngo abuze abayoboke bayo kuzirya. Kugira ngo benshi ntibazirye, zarokowe nuko zabaye inshuti z'abantu, zikababera indahemuka. Zimenyera ba sebuja vuba kandi zikabakunda ku buryo zibarinda bo n'ibyabo. Aya marangamutima n'umubano umeze nk'ubushuti nibyo byasunikiye benshi kutarya imbwa. Hari abantu benshi atatinyuka gufata icyuma ngo abage imbwa ye yari isanzwe iza kumusanganira atashye, ikamokera bitazi igamije kumurinda. Abantu benshi ntiyatinyuka gufata icyuma ngo bibajye irya. Gusa mu bihugu bimwe na bimwe bya Afurika ndetse na Aziya ho barazirya. Nko muri Korea y'Epfo buri mwaka habarwa miliyoni nyinshi z'imbwa zibagwa zikaribwa. Aya marangamutima n'urukundo bituma abantu bahitamo kutarya zimwe mu nyamaswa. Ushobora no kubibonera kuri bamwe mu borozi b'amatungo asanzwe aribwa nabo ubwabo bayarya. Hari aborozi adashobora kurya inka ye kubera ko we nayo bafitanye umubano wihariye, bafitanye amateka, ku buryo n'igitekerezo cy'uko inka ye ishobora kuribwa akigendera kure. Gusa akarya inyama z'inka adafiteho amakuru. Kubirebana n'injangwe, byemezwa ko abantu boroye injangwe mu myaka 5,000 mbere y'uko borora indogobe. Urebye inzira byanyuzemo, binasa naho abantu batoroye injangwe mu by'ukuri, ahubwo bavuga ko injangwe arizo zaje zishaka abantu ngo bazorore, zaje kwiyoroza ku bantu. Nizo ziziritse ku bantu kubera ko zatangiye ziza aho abantu bari, bakaziha ibyo kurya kubera ko zirukanaga imbeba n'izindi nkegesi, birangira nazo bazoroye, ariko mu by'ukuri nizo ziyamamaje. Bigomba kuba nayo mpamvu injangwe zitari inyamaswa z'indahemuka nk'imbwa. Izi nazo kutaribwa kwazo byagizwemo uruhare n'amadini. Amategeko y'Abayahudi abuza abantu kurya injangwe. Injangwe zagenewe guhiga imbeba n'inzoka, ntabwo ziribwa. Kiliziya Gatolika nayo yabujije abantu bayo kurya injangwe kubera ko mu myaka ya mbere ya Kiliziya injangwe yafatwaga nk'inyamaswa ikorerwamo na sekibi. Islam nayo ibuza abantu bayo kurya injangwe, apana kuko yanduye, ahubwo kubera ko ari inyamaswa nziza kandi zihorana isuku, ariko zinafitanye amateka n'abantu, ntabwo zigomba kuribwa. Nko muri Turukiya
uyu munsi injangwe zaho zirakundwa cyane ku buryo kimwe mu bikorwa abantu bakora iyo bashaka kuruhuka mu mutwe ni ukujya kugaburira injangwe ku mihanda no mu mijyi. Muri Turukiya kera hakiba inzu nyinshi zubakishije ibiti, hahoraga imbeba, bityo urugo rwose rwagombaga kugira injangwe. Injangwe zagaburirwaga kandi zigakundwa atari ukugira ngo zihige imbeba gusa, ahubwo kugira ngo zinabe inshuti z'abana bato ndetse n'abageze mu zabukuru badafite ubitaho. Nk'igikomangoma cyo muri Turukiya cyitwa Serefeda Efendi kigeze guhungira muri Libani, yisanze abi Beirut wenyine nta bantu babana. Injangwe yari afite niyo yamumaraga irungu kandi niyo yamenyesheje abaturanyi iby'urupfu rwe. Hari inyandiko zigaragaza ko izi nkuru arizo zatumye injangwe zikundwa muri Islam. Injangwe ni inyamaswa itari indahemuka nk'imbwa. Bivuga ko injangwe itananyurwa nubwo waba uyigaburira, ntibivuga ko ihita igukunda, mu gihe imbwa yo ibyo uyikorera bituma igukunda kandi ikakwizirikaho iharanira inyungu zawe. Ibi nabyo bivugwa ko biri mu byo Islam yakundiye injangwe, kubera ko ifite ubwigenge butari nk'ubw'imbwa ikunda umuntu kubera ko hari ibyo yayihaye, nubwo uwo muntu yaba atari umuntu mwiza yiramurengera ikaba yanamufasha mu gukora amabi. Izi zose ni inkuru zituma abantu batarya izi nyamaswa, ndetse n'abaziriye bikaba inkuru ikomeye cyangwa se ikizira ku bandi. Ntaho bigaragara ko inyama z'izi nyamaswa uziriye hari icyo zagutwara. Gusa nk'inyama z'imbwa zo nta nubwo zibamo intungamubiri nyinshi, ndetse zishobora no gutera indwara kubera ko umubiri w'imbwa ucumbikiye agakoko kitwa Toxocara canis gashobora gutera ubuhumyi, uburwayi bw'umutima cyangwa se indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero. Mu Bushinwa buri mwaka hari iserukiramuco rihaba ryo kurya imbwa, aho ibihumbi by'imbwa zicwa zikabagwa kuri uwo munsi, ariko uyu munsi abantu benshi batangiye kubyamagana. Korea y'Epfo nayo ni igihugu kizwiho kurya imbwa, ariko naho byatangiye guhinduka kubera ko mu 2016 habaye ikusanyamakuru aho 60% by'abanyakoreya bavuze ko bidakwiye kurya imbwa. Kurya kwacu ntabwo gushingiye ku kanwa, amenyo ndetse n'igifu gusa, ahubwo ubwonko bwacu bukora akazi katagira ingano mu kurya kwacu, haba mu guhitamo ibyo turya, kubigogora no kubikuramo intungamubiri. Turya mu gitondo, saa sita na nijoro. Twanahimbye amagambo nko kubwirirwa no kuburara. Ibi byose byazanywe no kurya inyama. Inyamaswa zirya ibimera zo zihora zirya igihe icyo ari cyo cyose. Indyanyama zo ntabwo zireba ubwinshi bw'ibiryo, ahubwo zireba ubwiza bwabyo. Ibi ngibi bituma zirya mu gihe kimwe, ikindi zikagiharira igogora no guhiga ibyo kurya, kubera ko umuhigo ntabwo uhora urindiriye umuhigi ngo awice, nk'uko igiti cy'amatunda gihora gihagaze aho ngaho cyuzuye amatunda ahishije, gisa n'igitegereje ko umusoromyi aza kuyasoroma. Uko inyamaswa zitwara umwanya munini ngo ziribwe zabanje guhigwa, kubagwa no gutekwa, byatumye abantu badahora barya, ahubwo bashyiraho igihe cyo kurya n'igihe cyo gushakisha ibyo kurya ndetse no kubitegura. Kandi kubera ko guhiga byagendaga neza ari uko bikorewe hamwe, abantu bamwe bajyaga kuvumbura, abandi bagatangatanga, abandi bakarasa, byatumye iyo bicaga inyamaswa imwe barayisangiraga bose uko bakabaye, uko bagize uruhare mu kuyihiga. Ibi nabyo byabyaye ikintu cyo kurira hamwe no gusangira. Uyu munsi dukunda guhurira hamwe turi benshi, tukarira hamwe, tugasangira. Amasaha yo kurya ntabwo ari igihe cyo gushira inzara gusa, ahubwo ni n'igihe gikomeye mu birebana n'imibanire yacu. Inguge zo mu mashyamba ziri mu bwoko bw'izirya imbuto n'ibyatsi gusa, ariko hari n'izirya inyama zikarya n'ibimera. Izi ngizi nazo iyo zishe inyamaswa, imibanire yazo irahinduka. Aho kugira ngo iyo nyamaswa iribwe n'imwe muri zo ari nayo yayishe, nk'uko buri yose isanzwe irya yonyine iyo zirimo kurya ibyatsi, ahubwo noneho ku munsi w'inyama zihurira hamwe zigasangira iyo nyamaswa zishe. Gusangira byazanywe no kurya inyama. Indyanyama iyo zishe inyamaswa, buri yose iba igomba kubonaho. No ku bantu ni uko. Mu bice bimwe na bimwe by'icyaro, iyo umuntu yejeje ibishyimbo ntabwo atumira abantu bose b'abaturanyi ngo abahe ku bishyimbo, ariko iyo yabaze ihene cyangwa se inka, agace kose kayiryaho. Gusangira cyangwa se kurira hamwe
bifitanye isano ya hafi n'inyama. Kuri twebwe byahindutse uburyo bwo gukomeza imibanire, haba mu muryango, hagati y'inshuti cyangwa se abafite ibindi bahuriyeho. Iyo ufite bombo mu mufuko, biswi, umuneke cyangwa se ikindi kintu kiryohereye, ukirya wenyine igihe icyo ari cyo cyose kandi aho ariho hose. Ariko iyo tugomba kurya inyama, biba byiza ko duhurira hamwe ku gihe kizwi, maze tukarira hamwe. Twicara hamwe tukazenguruka isahani y'inyama nk'uko intare n'impyisi zibigenza iyo zishe isha, impara cyangwa se indi ndyabyatsi. Ibi bihinduka igikorwa cyo gushimangira ubushuti, icyarimwe tunuzuza inda. Aho wajya hose ku isi uhasanga uburyo bujya gusa bushingiye ku gusangira ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Ibyo barya n'ibyo banywa bishobora gutandukana, ariko igikorwa nyirizina ni kimwe. Kurya inyama byatwubatsemo umuco wo gusangira, ku buryo iyo uriye wenyine birakubangamira ndetse bamwe ntabwo babibona neza. Kuba uri mu ruhame ukarya bombo cyangwa se akandi kantu karyohereye wenyine nta kibazo, ariko wicaye mu bandi ugafata isahani y'ibiryo ukarya wenyine bigaragara nabi. Gusangira byarenze kuba kwica inzara, bihita bigira igisobanuro cyagutse. Cocktail party, ubwoko bw'umusangiro buhuriza abantu hamwe bakarya badashonje, bakanywa badafite inyota, kubera ko ikigamijwe ntabwo ari ugushyira ibintu mu nda, ahubwo ni ukuganira no kumenyana. Ibiryo biribwa hano biba byiganjemo inyama aho kuba imboga cyangwa se ibindi biryohereye. Gusangira rimwe na rimwe binakorwa nk'ikimenyetso. Guhazwa mu kiliziya, ku banyacyubahiro cyangwa se abandi bakomeye, gukora igikorwa cyo gusangira aho kurya bitaba ari byo bigamijwe mu by'ukuri, ni ibintu bibaho kenshi. Ubwo twateraga imbere tukava ku kurya imbuto n'imboga tugahinduka abaryanyama, twahise tununguka ubushobozi bwo kurya hafi buri kintu kibaho. Mu kurya hafi buri kintu twagize ubushobozi bwo kuba ahantu aho ariho hose ku isi. Nk'urugero, abitwa abamasayi bo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba batunzwe ahanini n'amaraso y'inka bavanga n'amata. Inka bayirasa umwambi ntibayice, amaraso irimo kuva bakayatega bakayashyira mu kintu bakayavanga n'amata, bagategereza ko bikivuge bakabirya bisa n'ibifashe. Iki gihe baba bariye cyangwa se banyoye intungamubiri zikomoka ku matungo kandi nta tungo ryishwe. Ushobora kumva igikorwa cyo kunywa amaraso y'itungo kidakwiye ndetse ukabyumva nabi, ariko abamasayi nabo ni uko nguko bafata imwe mu mirire yacu. Buri muryango ugira ubwoko bw'ibiryo ukunda, bakagira n'ibindi biryo bafata nk'ikizira kubirya, nk'ibinyabwoya n'utundi dukoko dukurura inda. Ni indi soko y'intungamubiri ku bantu. Byaba ibinyabwoya, inswa, isenene n'utundi dusimba nk'utu ngutu turibwa na benshi muri Afurika no muri Aziya, bakatubonamo intungamubiri nk'izi zindi nyamaswa zose ziribwa cyane n'abishoboye. Iyi migirire yacu yo kwica utu dusimba dukoresheje ibinyabutabire tuvuga ngo ni ibyonnyi, ni imigirire ibonwa na bamwe nk'idakwiye. Kimwe mu biribwa bitangaje abantu bamwe barya ni iki ngiki: itaka. Hari abantu barya itaka ndetse n'ibumba. Hari ubwoko bw'ibumba riboneka ahantu hamwe na hamwe, ariko rifite zimwe mu ntungamubiri umubiri wacu ukeneye. Muri bimwe mu bice byo muri Ghana, iri bumba bararicukura bakarikoramo utubumbe tumeze nk'amagi, ubundi umuntu akajya ashunaho gato gato. Muri Ghana iki kiribwa bacyita ayiro. Bamwe mu bagore batwite baragikunda cyane. Ni ibumba ryapimwe risangwamo intungamubiri nka calcium, magnesium, potassium, zinc, ubutare ndetse n'ibindi. Abantu barirya barikundira cyane impumuro yaryo. Gushaka guhindura ibiryo kwacu rimwe na rimwe gushobora kudukururira ibyago. Mu Buyapani hari ubwoko bw'amafi yitwa fugu, aba arimo uburozi bisaba kuyitondera cyane mu kuyabaga, ku buryo iyo udakuyemo ubwo burozi ngo ubumaremo, uriye iyo fi apfa mu masaha make cyane akimara kurya. Ariko ibindi bice by'iyi fi biraryoha cyane, ku buryo ni n'amafi abantu benshi bakunda, aranahenda. Buri mwaka mu Buyapani hapfa abantu batari munsi ya 200 bazize amafi ya fugu kubera ko atabazwe neza. Turya ibintu byose mu buryo butagibwaho impaka. Umuntu niyo nyamaswa irusha izindi kurya ibintu byose. Kuri bamwe ntabwo ari ukurya ibintu byose, ahubwo ni ukurya buri kintu cyose kibaho. Ushaka kureba ibi, wakwegera ameza y'umuryango w'Abafaransa barimo kurya ku munsi w'ibirori. Ku meza usangaho ubwoko bw'udusimba two mu mazi twitwa cephalopode, kaba gafite amaguru menshi kandi kakanyerera cyane. Ubundi hakaza izindi nyamaswa zo mu mazi zimeze nk'ibikeri, hakaza ibinyamujongorerwa nk'ibituzi nyine, hakaza utundi dusimba two mu mazi ntabonera ikinyarwanda nk'ibyitwa cravette,
ibimeze nk'ingaru nazo zo mu mazi barya bakatishije ibimeze nka coupongle, ibyitwa moule, ibindi biba mu gikono barya bahonda kubera ko ku meza baba bafite utunyundo. Haba hari amafi, inyoni nk'inkoko na za dendo, umutobe w'imbuto wahiye cyane ariwo twita divayi, inyamaswa z'inyamabere nk'inyama z'inka n'ihene, imboga nk'imiteja, ibihumyo, amababi ndetse n'indabo z'ibimera nka chou-fleur, ibinure by'inyamaswa byatangiye kubora bakabyita fromage, imbuto nk'inkeri, ubundi bakarenzaho ibinyampeke bakozemo ibyitwa gato. Ibi byose baba bifite ku meza amwe. Ngibi bigaragaza uburyo nta nyamaswa n'imwe iturusha kurya buri kintu cyose gishobora kumirika. Wari uzi ko ikiganiro cya radiyo Rwanda